Bado, bado. Bado, bado. Bado. Wumvishe byinshi, wabonye byinshi, ariko iki ni cyo gihe ngo umenye ukuri kuri uyu muhanzi witwa Bruce Melody. Akaba ari umwe mu bahanzi bagize amahirwe yo gukorana n'ibyamamare bivuye ku mugabane wa Amerika. Ubu tugiye kureba urugendo rwa Bruce Melody mu muziki ndetse na mbere y'uko atangira umuziki. Ubu ngubu ushobora kuba utekereza yuko hari ikintu wakora kikakwangira kubera ubushobozi buke, ariko iyi nkuru ya Bruce Melody ishobora kukwemeza yuko ikintu cyose wagikora kandi kigakunda bitagombye ngo ufite amafaranga. Niwumva iki kiganiro kikuryoheye ukore subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Noneho reka dutangire. Uyu muhanzi w'igihangange tuzi nka Bruce Melody rero amazina yiswe n'iwabo ni Bruce Itahiwacu, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri ku itariki 3 z'ukwa gatatu. Papa we yitwa Gervais Ntibihangana naho izina rya mama we ni Muteteri Verine. Ku myaka 14 yonyine Bruce Melody yatangiye kugaragaza impano ye yo kuririmba, aho yagiye muri korali y'urusengero agatangira kujya aririmba. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 Bruce Melody yatangiye gusohora indirimbo ze bwite, ariko indirimbo ye yamamaye bwa mbere ni indirimbo yasohoye mu kwa gatatu 2012 ikaba yitwa Tubivemo. Sinigeze bikora tubivemo niba wumva utanyizera tubivemo sinaba utanyizera. Muri uwo mwaka n'ubundi yasohoye indi ndirimbo yitwa Telefone, akaba ari indirimbo yatumye amenyekana cyane ndetse akagaragara nk'umuhanzi w'umuhanga mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Umva ukuntu iyo ndirimbo yari imeze. Bruce Melody niwe najyaga mamagara, telefone yayijugunye akabura uwitaba niwe najyaga mamagara ngo mubaze uko yaraye nuko yiriwe akabura uwitaba. Uyu mwaka rero Bruce Melody ntiyigeze awurangiza neza, kuko ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka n'umundi wa 2012 mama we Muteteri Verine wari ufite imyaka 46 y'amavuko yaje kwitaba Imana. Ni ibintu bitari bimworoheye na gato, ariko ntiyaje guheranwa n'agahinda kuko mu mwaka wa 2013 yasohoye album ye ya mbere yitwa Ndumiwe, ndetse no mu mwaka ukurikiyeho wa 2014 yasohoye indi album ya kabiri yitwa Ntundize. Hakaba hariho indirimbo nziza cyane yitiriye album nk'uko iya mbere yari yabigenje. Uziko kugusizira bingora, gusa muri uyu mwanya bibaye ngombwa kuko babaza sinashobora, icyo ngusaba ni kimwe n'ukwihangana. Ntundize 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 kukurize narira Yaje gukomeza akora umuziki neza rero, aho mu mwaka wa 2022 Coach Gael yaje kumusinyisha amasezerano muri studio ya 155 AM. Kugeza ubu Bruce Melody afite umugore umwe n'abana babiri, aho umwe yavutse 2015 undi akavuka 2019. Bado 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 ngaho ririmba bado. Nubwo afite umugore n'abana, ariko abahora bamubwira ngo afite umugore mubi bo ntibabura. Ngo kumbe Melody afite umugore mubi. Narabimenyereye, njyewe mfite uburenganzira bwo kwigarurirwa n'umuntu nshaka. Muranyumva neza, ibyo ni ibyanjye nanjye
kandi n'abasenye ni abagabo, si ibintu nta gitangaza cyaba kirimo, usibye ko naba n'umusilamu. si umugore we wenyine babwira ko ari mubi, kuko na Bruce Melody nawe ubwe azamuka yahuraga n'ingorane z'abantu bamubwira yuko isura afite cyangwa uburanga afite butazatuma byose nyine birabaye. Arangije arambaza ati, ambaza ibibazo byinshi, arangije agera ku kibazo kimwe nyine nicyo kintu ahari cyambabaje bwa mbere nyinjira muri media. Arambaza ati, ubona uburanga bwawe butazabera imbogamizi kariyeri yawe? Mbega umuhungu we, n'ubu ndamuzi, njya mubona nkahita nimanuka. ibyo byose we ntibyigeze bimuca intege. we yakomeje gukora umuziki we nk'uko bisanzwe, aho mu mwaka w'ibihumbi 2014 yatangiye gutwara ibihembo by'abahanzi, aho yahereye ku gihembo cyitwa Best R&B Artist cyangwa se igihembo cy'umuhanzi wa mbere uririmba mu njyana ya R&B, akagitwara mu mwaka w'ibihumbi 2014 na 2019. 2016, 2018 na 2019 nabwo yatwaye igihembo cyitwa Best Male Artist cyangwa igihembo cy'umugabo uririmba neza. Ariko tukiri aho ngaho, 2018 noneho yakoze amateka. Abantu bazi Primus Guma Guma Superstar, aho ngaho naho rero yari ariyo, aho yatwaye Primus Guma Guma Superstar muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018. abafana be bamwereka urukundo rumwe rutabaho, babyina indirimbo z'ivumbi riratumuka. Murabyibonera rero ukuntu abantu babyinaga ndetse bakanaririmba indirimbo ze n'aho ajya kuzandika bari bari kumwe, kugeza n'aho abazungu nabo baziririmbaga. Bruce Melody ni icyamamare koko. Uyu muhanzi rero yagiye akorana n'abahanzi benshi b'ibyamamare, katurebemo bakeya, duhere muri collaborations zo mu Rwanda. Hari indirimbo yitwa Igitangaza yafatanyije na Juno Kizigenza ndetse na Ken Soul. Fou de Toi ayifatanyije na Element L na Ruskana. Noneho iyitwa Diana ayifatanyije n'umuhanzi w'icyamamare cyane muri Kenya witwa Bahati. Iyi yitwa Nicki Minaj yo mwagiye muyikunda cyane afatanyije na Black Diamond. Hakaba Beauty on Fire afatanyije na BN from Nigeria, muramuzi cyane. Hakaba n'abandi bahanzi bagiye batandukanye harimo nka Harmonize wo muri Tanzania bakoranye indirimbo yitwa Zanzibar. Hakaba Calligraphy bakoranye indirimbo yitwa Sawa Sawa. Hakaba na Paraso murumuna wa Chameleone. Ariko ahangaha hari abo ngiye kugeraho noneho nkatera agatebe. Hano noneho hari uwitwa Shaggy from Jamaica. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bahanzi bamurishije hit cyane
bagatuma akorera ibitaramo ahantu atatekerezaga ko azabikorera. Uyu Shaggy rero yamurishije hit cyane bituma akora n'ibitaramo ahandi hantu harenze atatekerezaga yuko mu by'ukuri byakunda. Ejo bundi rero yagize atya abarebye umuhanzi witwa Diamond Platnumz, umwe mu bahanzi bahagaze neza muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Abatamuzi afite collab z'abantu barenze, harimo nka Sikara bafatanyije indirimbo yitwa Low wo muri Amerika ndetse na Jason Derulo. Iyi rero akaba ari indirimbo irimo iratwika cyane ndetse bikaba bivugwa yuko izanarenga When She's Around. Niba wakunze kino kiganiro kora subscribe, iyi YouTube channel ni nshyashya, kora subscribe nurangiza wandike muri comment icyo ushaka yuko twazakugezaho ubutaha. Mukomeze mudushyigikire kandi no kuri TikTok naho ni Go Frostar.